Murakoze cyane. Nitwa Bisenge Mico Mariette, ndi umuhinzi w'umwuga, niko kazi nkora iminsi yose. Mpinga ibihingwa, imboga n'imbuto bizwi mu rurimi rw'icyongereza horticulture. Ubwo ni inyanya, concombre, poivro, urusenda n'ibindi biri muri iyo classe. Urugendo rwanjye rw'ubuhinzi nabutangiye mu mwaka wa 2023. Natangiye ari ikoranabuhanga nshaka kwintegratinga mu buhinzi, ikoranabuhanga rifasha abahinzi mu cyo twita precision agriculture, guhinga bashingiye ku makuru, bashingiye ku byo igihingwa gikeneye n'igihe kibikeneye, atari ugupfa guhinga tu ngo bazarebe irizera n'irizarumba. Ubwo icyo twitagaho cyane ari ingano y'amazi ijya mu bihingwa n'igihe bigiramo, ndetse na stage igihingwa kigezeho kera, kuko stage ya mbere y'igihingwa amazi gikenera siyo gikenera ku ya kabiri n'iya gatatu, ndetse ku gihe icyo gutera ifumbire atari ugupfa gutera ngo ni ku munsi wa 10 ngo byagenze bitya, kugira bashyiremo ifumbire ihagije ndetse no ku gihe gikwiriye, kuko burya gutera ifumbire irahenda. Turashimira leta dushyiraho nkunganire bituma tugura ifumbire y'imvaruganda ku giciro gito. Gutera ifumbire ukayitera ari nyinshi biraguhombya, si cyo gusa byangiza ubutaka. Ifumbire nyinshi yangiza ubutaka, iriya nitrogen ngo hari ukuntu ihura n'udusimba turimo bigakora nitrogen dioxide bikangiza ikirere. Ubwo rero twashakaga kumonitoringa ibintu byose biri kubera mu butaka, tukagerageza. Hari ama factors abyinfluencinga tudafiteho ububasha, ariko ibyo dushoboye kugira ngo uteze imbere ubuhinzi, kugira twongere umusaruro kandi tugabanye cost zijya ku buhinzi. Byatangiye mbona abahinzi b'umuceri duturanye bahingaga umuceri mu gishanga cyo mu Bugarama. Noneho hari ukuntu kubera ko umuceri wabaga ari mwinshi n'inganda ari nke, hari n'ukuntu bajyaga kuwurya bakawusekura mu isekuru, none ukajya no kuwurya ugasanga harimo amaganda menshi kurusha umuceri. Umuhinzi arahinga ruha gutya, ntafite n'ubushobozi bwo kujyana umuceri ngo bawumuhurire neza niba bawita kuwuhura cyangwa kuwusekura. Nakuze ubuhinzi ntago bwari bubereye amaso kubukora, ntago byari umwuga w'inzozi zanjye no ku bandi bantu benshi twari tuziranye, cyane ko iyo ibintu byabaga byagenze nabi umuntu mu mvugo ya Kinyarwanda aravuga ngo nsubije ku isuka. Ntago byari ikintu cyiza cyo kurifaringa tu ushaka kudreaminga ibintu binini cyangwa ejo hazaza heza kwimba wabaye umuhinzi. Nanjye niko nakuze, niko societe yabitekerezaga, nanjye niko nabibonaga muri icyo gihe. Rwose nakuze mbona ubuhinzi mu mibare baravuga ngo imirongo iteganye ntigihura keretse kuri infini. Numvaga ubwo tuzahurira kuri infini cyane duhure. Nanjye niko nakuze mbitekereza, njya no kwiga mu ishuri nakoraga uko nshoboye ngo ntazagera aho mpurira nabwo. Ubwo njya kwiga nkora uko nshoboye, sinatora biology birakunda. Muri universite niga energy engineering, kuko ntaho byari bihuriye n'ubuhinzi. Ndumva nicyo uzaba cyo muragendana. Ntabwo ugisiga, niko byagenze. Ntago nabusize nyine bwari bundimo, ntago nari kubusiga ngo bikunde. Nuko byagenze, narabihunze. Ariko ubu ndi umuyobozi wa Smart Greenhouse. Ubu duhinga muri greenhouse 3 hano i Gicumbi ni Rwamagana, ndetse no kuri Open Field mu Bugesera kuri hectare 5, kandi turakomeje. Njya guhura nabwo nari ndi gushaka opportunities. Kuva kera nari mfite entrepreneurial spirit, ndi rwiyemeza mirimo, mbibona ko ariyo nzira. Nubwo nari ndi kwiga engineering, nibyo nageragezaga gukora. Nabanje kujya gucuruza imyenda, njya gukora izindi eco-friendly materials zo muri construction, ariko bwari uburyo bwose nyine nashakaga opportunities ariko nkora uko nshoboye singiraho mpurira n'ubuhinzi. Uko ndibuka bwa mbere njya gukora kuri iyi projet yari ICT for agriculture, yari technology yo mu buhinzi. Still n'ubundi numvaga ntaho nshaka guhurira na bya bitaka na cya gishanga. Nzajya nicara kuri computer mbi programming mbacuruze ikoranabuhanga birangire, ariko ntibishoboka. Ntabwo byari gushoboka ko nkorera abahinzi ikoranabuhanga ntari umuhinzi. Nkabayeho ubuzima nk'ubwo babayemo, ntahinga kugira ngo mbe mu buzima babayemo.
niba technology igize ibibazo mvuge nti iyo bigeze kuri iki gihe bagendekera bitya nabikemura ntya nkomeze kurushaho ku developinga product ndi bubahereze cyane ko muri technology ibintu bihora ari bishyashya nari kuba outdated ngasigara inyuma nagombaga kubikora none iyo product nkajya mpora improvinga buri munsi ko ibintu byahindutse uko waje igihingwa gishyashya uko waje variety nshyashya so ubuhinzi tubanye neza ntabwo ndibona ndi gukora ikindi kintu wenda buri munsi umuntu ararota agira inzozi nshyashya ejo wenda nzarota ibindi ariko ubu ngubu inzozi mfite ni kuba umuhinzi munini ngakora ibinini birushijeho birenze ibyo ndi gukora ubu ngubu nibyo koko ntabwo babeshya natangiye ubuhinzi mfite imyaka 22 mu mwaka wa 2023 numvaga abantu bagomba ibisobanuro bwo kubasobanurira impamvu ndi mu buhinzi kuko ntabwo nari ntewe ishema nabwo uri guhinga navukiye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza kagari ka Shara ubwo nyiri ubwo twaje kwimuka tuvi Rusizi tuza gutura i Kigali urumva noneho ntanye n'ubuhinzi burundu Kigali se bahinga nta cyetse muri kakavaze kaba kari mu rurabo uhira buri gitondo ubwo nahise ntana n'ibintu byo kuba umuhinzi ndavuga ati Kigali nta hantu duhinga nta nubwo nari nkeneye kumenya ko hari ahantu bahinga i Kigali cyane ko nabihungaga ubwo muri uwo mwaka wa 2023 nibwo navuze ko nari ndi gushaka opportunities zitandukanye nka rwiyemezamirimo nkaza kwisanga hari ikoranabuhanga rikenewe mu buhinzi aribwo natangiye so ntago nari ntewe ishema nabyo umuntu wese wamaze ngo ndi umuhinzi nari meze nk'umuntu umugomba ibisobanuro nkabanza nkamusobanura impamvu ndi umuhinzi opportunities zirimo biragenda neza wagira ngo n'umukiriya wanjye ndi kumugira ngo ngurire kandi ntago ndi proud byari bitaraza neza kuko byari biri atashe kugushaka opportunity bitaraba ku umuhinzi cyane ariko nkibugiramo mbona amahirwe menshi arimo mbona ni sector ikeneye imbaraga nyinshi irimo abantu bake kandi irimo abantu bakuru cyane impamvu mbwangira irimo abantu bake abantu benshi bayikora for domestic kugira barye bahinga kugira babirye ntago benshi bahingira isoko ntago bahinga bategetinga ko bazagurisha ko bazajyana mu mahanga niyo mpamvu mvuze ko arimo abantu bake usanga umuntu afite akarima k'igikoni munsi y'urugo agahinga n'abana bakarya cyangwa se amuri umukecuru agahinga agashyira abana be baba mu mujyi ngo barye ibishyimbo bireze umwana wanjye uba mu mujyi barabise ko mu mujyi haba inzara ngo nta mirimo tugira nta munsi y'urugo ashyira abana be mu mujyi barye bikaba ibyo ngibyo rero ni sector ikeneye abantu bakiri bato kuko abantu bakiri bato batekereza ngo vuba ngo kandi byihuse cyane ko baba bari exposed ku makuru menshi baba bagifite umwanya wo explore ibintu byinshi ngo baba bagifite ngo no mu mutwe ngo hakora neza biborohera kuba creative and innovative rero ubuhinzi bukeneye izo mbaraga z'urubyiruko cyane kuko igihe cyose tuzakenera kuri ubwo mperuka kureba ku makuru growth rate population y'u Rwanda yari 2.4 bivuze ngo mu myaka 30 tuzaba twikubye 2 ubutaka buracyari bwa bundi uburi mu buhinzi bwinshi bari kubugira mu miturire ngo tubona aho tuba abakagira inganda akakira imihanda aho duhinga hari kugabanuka ariko turushaho gukomeza gushaka ibyo kurya so urubyiruko rurakenewe kugira ngo noneho bahanga udushya bavuge bati bwa buso buto turahingaho guta ibintu byinshi duhage ko turi kwiyongera guhinga muri greenhouse muri kubona ko duhinga ku buso buto ariko nko muri saison dushobora gukuraho tone 5 z'inyanya twahinze hybrid variety guhinga muri greenhouse bituma duhinga ama hybrid varieties atabasha kwera hanze kuko ntago biyorohera guhangana n'ikirere cyo hanze turi muri uwo mujyo w'intego 2030 ya leta y'u Rwanda bashaka kongera ibikomoka ku buhinzi 25% natwe rero turi muri abo ngabo twizera ko turi gufatanya n'igihugu cyacu mu iterambere mu by'ukuri uri kumva ko ndikora ubuhinzi ntarabwize inyuma yaho mba nkeneye kuba trained capacity building n'ubundi bumenyi kugira ngo mbikore neza kinyamwuga so iyo miryango turashimira cyane imwe muri iyo miryango dukorana binyuze muri Rwanda Youth in Agriculture RIAF harimo AGRA harimo FAO harimo Mastercard Foundation na Minagri
yo ntibiri mu nshingano zayo guteza imbere ubuhinzi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bagenda badufasha baciye mu bigo bitandukanye muri projects zitandukanye. Imbuto Foundation ari naho hambere nakuye igishoro mu irushanwa ryabaye ryitwa Imari Agribusiness Challenge mu mwaka wa 2023. So turabashimira cyane kuko batabayebo ibitekerezo byacu byaguma mu mutwe, ntabwo byashyirwa mu ngiro. Hari kimwe cyo gutekereza, ariko uba ukeneye izo skills kugira ngo ukore ibyo bintu watekereje unabinoze, ukaba ukeneye n'ayo mafaranga kugira ngo ibyo watekereje ubishyire mu ngiro. Rero turi twenyine, ibyo bitekerezo byacu mwazarinda muduherekeza irusororo tukibifite. Turabashimira cyane ko badufasha kubishyira mu ngiro. Agra ikorera akazi katoroshye cyane ko ikorerana n'amaproje menshi kugira ngo implementing gahunda zayo bituma bagera ku rubyiruko rwinshi kandi mu gihe gitoya, kandi muri sector zitandukanye, mu bworozi, mu buhinzi, cyane cyane muri horticulture. Agra ikorana na RIAF bya hafi, badufasha baduha amahugurwa. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane, ndetse bagenda bafatanya n'indi mishinga itandukanye kugira ngo bategure uburyo bwo kugezaho urubyiruko amahirwe atandukanye, nko kuba exposa ku masoko. Ndatanga nk'urugero mu ma agri show akunda kuba, ntabwo biba byoroshye kubona ubushobozi bwo kwigondera stand yahariye muri expo, uvuge ngo ngiye gushaka stand, ngiye kwereka mu imurikagurisha, ngiye kwereka abakiriya banjye ibyo mfite. So ikintu gikomeye Agra yadukoreye uyu mwaka, yadukoreye umwaka ushize 2024 ndetse na 2023. Impamvu mugiye mu myaka nuko aribwo ndi mu buhinzi, mbere yaho simbizi uko byagenze. Baradufashaga bakatwishyura ama stand, ukazana ibintu byawe kubyerekana, ukazana ibicuruzwa byawe, hanyuma bakazana gwa transport wakoresheje, bakazana kwishyurira aho waryamye n'ibiryo wariye. Wagira ngo bafite imigabane muri business zacu. Turabashimira, ni uruhare rukomeye cyane bari gukora bafasha urubyiruko. Natwe tuzakora uko dushoboye kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Ntangira ubuhinzi, inzira ntabwo yari clear. Ubundi inzira utangira irimo ibihu byinshi, ntabwo nari nzi ukuntu bizagenda. Naravuga nti reka ngerageze nshyiremo ikirenge, nibikunda ntawamenya. Ariko natangiye kugira plan, action plan. Ndavuga nti muri iki gihe nshaka kugera kuri ibi. Nkuko nababwiye, iyo technology curuza kandi nkoresha, natangiye numva ko nshaka kwishyira mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane ko climate conditions z'igihugu cyacu ntabwo zisa. Tukigera muri aka karere ka Gicumbi wumvishe ko uko wasize i Kigali byahindutse. Twibutse ni technology ikora ikintu. Ni technology ya precision agriculture ifasha umuhinzi kumenya igihe yuhirira n'ingano y'amazi yuhira bitewe n'ibyo igihingwa gikeneye. Atari kuvuga ngo mu gitondo nuhira isaha, saa sita nuhira isaha, nimugoroba nuhira isaha. Wasanga ayo mazi ari make cyangwa ari menshi ku gihingwa, cyangwa se ukamenya ndashyiramo ifumbire ingana iki, ryari hakenewe ingana iki. Iyo technology ni byikora kandi iri automated. Mu rurimi rw'ikinyarwanda ngiri ikoresha. So natangiye inzira itari clear, ariko ubu ngubu mfite intego ko mu gihe cy'imyaka 5 nzaba mfite greenhouses muri buri karere k'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo negereze abahinzi iryo koranabuhanga babashe kuribona, kurikunda no kumenya kurikoresha. Ndetse ndifuza ko izina ryanjye Mariette ritazajya ribasha gutandukanywa na greenhouse. Ubwo azaba ari synonyme y'ikindi, kimwe kizaba ari synonyme y'ikindi. Niyo ntego mfite mu myaka 5, kandi nzaba ndi gukora n'amasoko mpuzamahanga, ayo mu gihugu n'amasoko mpuzamahanga. Kugeza ubu contract farming dukora dugemura amasoko yo hanze ndetse n'isoko ryo mu Rwanda. Icyo gihe bizaba biri ku rundi rwego. Iyo niyo vision yanjye yo mu myaka 5. Mu kwezi kwa 10/2025 leta ifatanyije na Agra n'abandi bafatanyabikorwa batangije navuga gahunda
igamije guhanga imirimo ishingiye ku buhinzi ariko n'urusobe rw'ibiribwa wari uhari wamuritse ibyo ugezeho. Iki kintu cy'uko ubuhinzi bwaba isoko y'imirimo ukibona ute? Kuba ubuhinzi bwaba isoko y'imirimo ni ibintu byumvikana, nta nubwo ari ibintu bisaba ko tujya muri siyanse nyinshi kuko dukenera kurya buri munsi. N'ejo tuzakenera kurya, ntago dusiba, ahubwo dukeneye kubikora mu buryo burambye kandi bugezweho. Niyo mpamvu harimo gap nyinshi mu buhinzi. Nta nubwo ubuhinzi buzasira kuba isoko y'imirimo muri buri secteur iyo ari yo yose. Ugenda mu karere kamwe ugasanga malnutrition iracyari ku rwego, hari urwego rumwe ikeneye kuva ikajya ku rundi. Ubuhinzi buracyafite urugendo runini, harimo ibintu byinshi dukeneye gukora muri buri secteur, yaba iya export, yaba iyo kongerera agaciro umusaruro, yaba iya primary production ari ibidukora, yaba iyo gutransportinga ubuhinzi, ibikomoka ku buhinzi tubivana hamwe tubigeza ku bandi, yaba ibyo kubibika post harvest handling kugira ngo bimare igihe bimeze neza, kuko 40% y'umusaruro wangirika uri ready for consumption. Hari uburyo bwinshi, harimo gap nyinshi. Rero ntabwo ari ibintu bikeneye siyanse nyinshi kugira ngo tubyumve. Ubuhinzi buri guhanga imirimo, harimo imirimo myinshi, ahubwo tubwitabire, iyo mirimo iradutegereje. Ntangira mu mwaka wa 2023 igishoro nakibonye binyuze mu Mbuto Foundation mu irushanwa bashyizeho ryitwa Imari Agribusiness Challenge, aho bampaye $10,000 ngo ntangire. Amafaranga yahise ashira, nta n'ikintu ndakora kuko nagombaga kudevelopinga technology, nkayitestinga, ngakora ibintu byinshi. Kwa kundi ngo yanyuze mu myanya y'intoki, narakaniye ndayabura, ariko kubera ko ntangiye kubona abakiriya batangiye kumva ibyo nkora, natangiye kumakinga sales, bakanyishyura ngakomeza gukora n'ibindi, ariko ntiyarahagije byo gukomeza no kwagura. Nari mfite demonstration, igishoro cyanjye cyari umushinga n'umutwe. Icyo gihe the call for application, iyo waba ufite umushinga ugiye guhanga imirimo kandi wahanze agashya, harimo ikoranabuhanga, uri mu buhinzi, baguhaga $10,000. Nta kintu wakoze, rwose nta kintu kimwe, nta miliyoni yanjye n'imwe yari iriho. Rero ubwo ni uburyo bumwe bwo kubona igishoro. Nyuma yaho negereye BDF through CDAT project, banyongerera igishoro. Ubu nko kuri sezo, ku rusenda rwa habanero, sezo y'urusenda n'umwaka wose kuri greenhouse 2 ziri Rwamagana, za kwinjiza $24,000 ku mwaka. Hanyuma ku isoko rya hano inyanya, biterwa n'icyo wahinze, biterwa na sezo, biterwa n'isoko ryawe. Murabizi ko isoko rihindagurika ryo mu buhinzi, ariko range, ndavuga range, nakoze nka sezo nk'eshatu, inyanya, poivro na kokombure, kuri greenhouse imwe bishobora gukabakaba nko muri $10,000 ku gihe kingana n'umwaka. Hanyuma abantu mfasha kubona imirimo ni benshi, kuko izi greenhouse ziba zirimo abakozi, hari abo dukorana, abanyakabyizi, hari finance person, hari agronome nyine mukuru ugomba gukurikirana ibikorwa, hari software engineer. Rero abo dufasha kubona imirimo ni benshi. Dufite abakozi bahoraho 6 n'abanyakabyizi 30 bateganya biyongera kuri buri sezo bitewe n'icyo twahinze. Abo nibo bakozi, nibo bantu dufasha kubona imirimo. Ubutumwa naho urubyiruko nshingiye ku buhamya bwanjye bwite, nuko igishoro kirahari, ahubwo icyambere n'amakuru. Nibamenye ahantu bakura amakuru. Ikindi, ibyo bitekerezo byanyu mubyizereremo. Nicyo gishoro. Hari opportunities zitandukanye, hari Aguka through Moya, Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi n'Ubugeni. Application iri hanze, Aguka. Hari Hanga, hari Youth Connect, hari Imari Agribusiness Challenge, hari BDF wayegera. Amabanki asigaye yorohereza urubyiruko. Ejo bundi turi muri You Fast barabitubwiye ko hari products zacu ziri design zatuzaniwe zidafite ingwate, n'izifite ingwate se bakaba tukorohereza
kubona inguzanyo se ku giciro gito ugereranyije n'abandi. Hari uburyo bwinshi, ahubwo nibashaka amakuru, icya mbere ni amakuru.